amfata bibiri amfata igikapu ntega moto kuva Kibagabaga njya Ikagugu nkuko mugabo twe tubivuganye. Ikagugu ni mu mujyi wa Kigali tumva ari mu karere ka Gasabo. Press yakubwiye umusangamo ni mu murenge. Okay murakoze cyane. We ntabwo ya press nge ubwo nzi kari mu rugo iwe kuko rero twavuganye ko ari bumpamagare agiye kunkora amafaranga nge mu mutwaye ninzi kari mu rugo we ngiye kumusanga. Arambwa ngeza imodoka zikatira ku kigo cy'amashuri gihari. Arambwa ngo gumaho ndaje nkurebe. Saa 3 ziragera umugabo ngahamagara ati buretse ndekere kugukorera. Saa 4 z'ijoro ziragera ati ndacyabirimo. Saa 4 n'igice, saa 5 n'igice. Ndivuma navuga ati umugabo no muteka mutwe. Moto zishira mu muhanda, amaduka arafunga, mpagaze imbere ko nkubitira aho biti Ikagugu. Ariko umutima wanjye ni ijambo rivuga ngo never give up. Ntabwo ndi butaye ntajyanye ibintu byanjye. Amafaranga ko twayavuganye naje nabyisetinzemo koko naye nabonye ari ibintu biri sire yabikoze kandi koko ari umuntu twaye tuziranye. Yari yakubwiye miliyoni ari buguhere. Esheshatu. Yarambwiye miliyoni 6. Birangira abantu bose bashize mu mihanda nanga gutambira nk'igiti nduma imbe irankubita saa 6 mu kadomo zigeze. Nagira mbabwire ngo hari amasaha Satani akoreraho. Yibaze guhera saa 3 umuntu yanze kunyiyereka ariko saa 6 nyemerera none ko tubonana. Arambwira ngo zamuka aho iryo shuri rirangira ku bantu bahazi. Kigo cy'amashuri zamuka mpagazantu ikigo kirangirira ndahita nkubona. Ndazamuka mpageze nsanga ni babiri ari kumwe n'umusore yacuruzaga Kimironko nkweto izina rye mwihangane sindi babwiye ariko naramumenye turibwirana nsanga najyaga mubona bisango ngiye kugura imyenda mu isoko. Frambwira ngo ni inshuti ye nawe ngo baraziranye ngo basanga bamuha amafaranga ngo mugabo ni inshuti ye ngo bwa mbere amuhaye miliyoni 7 ngagarutse ngo kuri misiyo ya kabiri ngo yo kumwongera kuko ngo witwaye neza barakongera. Okay ndavuga ati ndanezerewe nanjye kugera mu uyu muryango mugari w'abakire mu uyu mujyi wa Kigali. Ariko tukirangiza ikigo duteye intambwe nkiye cyane ntambwe nk'ijana. Hari agashyamba kari musi y'ikigo haraganda akayira kamanuka mu iryo shyamba. Yarambwe ngo tumanuke hano tugende njya kuguhereza ya gahunda. Ubwo ngira ngajyanye we mu rugo kuko mutwange numvaga kare mu rugo tugiye. Turamanuka mu iryo shyamba turamanuka. Tugeze hagati. Arambwa ati mpereza icyo gikapu cyawe ndakimuha aciramo. Avuga ibintu akajya giciramo. None arambwa ngo cira buri wese agiye gucira. I mean mbere yo gucira icyo gikorwa cyo gucira amacandwe yadutegetse yamaze gutegeka gufunga amatelefone. Buri wese afunga telefone nawe arayifunga n'umusore ayifunga naye ndayifunga. None round ya kabiri tubati buri wese agiye gucira amacandwe girenza amacandwe nyuma avuge ngo ndinjiye. Kwera hatabonaga narayirengeje birangarananira agarukira ku zuru ndayahanagura ntibambona ntibamenya nyine ko nge byananiye. Ubwo ninjiye igice. Murakoze cyane. Birangira twinjiye muri iryo shyamba. Arambwira ngo we arajya imbere yewe ngiye hagati uwo musore ajya inyuma n'umwe twari batatu. Arambwira ngo ninyuze nkanagira adakandagiye ngo nkamanuka ibyo bindebe. Nincisha intambwe atayicishije ngo nge nkamanuka ngo bindebe. Numva ntacyo bimbwiye kuko umutima ari wakomeye umeze nk'ibuye kabisa. Hari nijoro saa 6 z'ijoro. Ntabwo habona hari mu ishyamba. Hari gihe cy'ukwezi nagireranyaga nyino hakandagiye nanjye mu birere kabaro nkanagira gutyo. Turakomeza tugezemo hagati arambwira ngo witonde ahangaha turi ni kwirimbi. Ambwira ngo turi kwirimbi tugeze hagati y'ishyamba. Ntashobora gusubira inyuma, ntashobora no gukomeza. Ariko numva ntacyo bimbwiye. Umutima wanjye bari bamaje kubukuramo ubwoba sinzi uburyo bari babigenje. Niba ari bya bigano narengiranye nawe mu kabari niba ari ryacupa y'inzoga ntegetse kumugurira sinzi nanjye ko byari byagenze rwose. Ikintu cya gatatu kuwo munsi byari bigeze saa 12 ndi gushakisha amafaranga bujyane yo kuvanga mushiki wanjye namubwiye n'ubundi ari kuyanshakira agiye kuyanyoherereza. Arambwira ngo harya nakubwiye ibintu byabaye mu rugo. Navuga ati oya uyu munsi haje inyoni nini y'inuma nini cyane. Bagiye kubona bona yikubise mu kirahure cya shamburu ryamamo ihita yikubita hasi irasesera ihita iryama igwa imbere y'igitanda cya hurara ipfidasambye. Umva ngize ubwoba. Tisubiramo ibintu mbwiye. Ati uyu munsi mu rugo haje inyoni nini y'inuma. Umunsi ku cyumweru
ikimenyetso cya mbere umusore yabimbwiye turyamye mbica amazi, uwo wa kabiri uri kumbwira ngo ibintu ari kwereka nawe mbiciye amazi, uwo wa gatatu urambwe ari mu rugo mvuka kabisa background tuvukana w'umukatoliki wacu kwivuko numva ngize ubwambwenge inyoni y'inuma yapfuye ngo imbere y'igitanda cyanjye idasambye ngo bayisohoye abaturage bose baraza buzura imbuga ngo barareba birabacanga. Birangira rero nzutse aba bantu nibo bansenge Imana yahizamu ntabazi nanjye kuko demone bari banteye muri iryo joro ndapfa. Nzuka mu gitondo aravuga ntabwo avugaga mu Kinyarwanda, yavugaga mu Cyarabu. Numvaga ijambo igini ryonyine, ibindi numvaga wagira ngo ari mu bintu byo gusara. Akajya avuga ibintu byinshi ndimi zikomeye, nkumva ijambo gini do kwa gini, ibyo byonyine ibindi nkumva ari mu bindi ntamenya rebe iki. Ngiye kuba numva ijwi rirazamutse, umuntu w'umusaza, ijwi nta muntu tureba, riri mu gikapu nateretse igikapu cyanjye. Numva kizamukanye ifu kiravuga ngo gasore gihamagara umugabo. Gasore yewe gasore karame mubyeyi, ari uwo mugabo kandi ntabwo yitwa Gasore, amazina yenda yazi, ntabwo yitwa Gasore, ariko numvaga kimuhamagara ngo Gasore, ngo karame mubyeyi. Iyi Bibiliya nari maze icyumweru nyibonye ntazi impamvu, nuko yankishije. Uko muvandimwe tubana yansengeye, nageze aho ngaho neza nzamukana imbaraga zo kuhatwika, kuko ntabwo bari bamenyera abantu basenga uko biri kose simbizi, cyangwa se sinzi. Ngenda narageze kirabyanga ngo subiza yonga icyo n'igi kiwazanye ngo gira vuba ngo mutapfa ngo mutagwa aha ngaha. Uwo mugabo asabira imbabazi, mubyeyi imbabarira, uyu n'umwana ni acyari mutoya, no wiwacu, uyu mwana no kwivuko ndavukana. Uwo mugabo twari twaraganiriye ambwira ko avukana mu karere ka Nyamasheke, ubwo icyo gihe duhurira icyo gihe mu kabari mu murenge yihangane wenda uvuga wa Nyabitekeri. Nyabitekeri ni umurenge umwe ugizwe akarere ka Nyamasheke. Yari yarabimbwiye adresse yenyizi. Icyo gihe tabyibutse icyo kijwi ati umwana no wiwacu tuvuka mu karere kamwe, ati n'umwana ashaka gufasha mubyeyi, nshaka kumuzamura, aracyari muto ya n'umunyeshuri, ati ntago ari umuntu ukomeye cyane, ati mwihangane mubyeyi tumufashe. Ansabira imbabazi kuri icyo kijwi. Numva ryajwi ragarutse mu gikapu. Numvaga ari ikintu kiri mu mwobo, ariko ijwi riri kure ikintu cy'igisaza kiri kunihira cyane. Wanyu ni he? Ntangira kwiregisteringa, mvuka mu karere ka Nyamasheke. Ukora iki? Umunyeshuri. Wiga hehe mu kangahe? Ati niga muri kiye mu mwaka wa mbere. Uba hehe? Ati ncumbitse Kibagabaga. Ndamubwira adresse, mubana muri bangahe mu nzu? Ndamubwira ati tubana turi batatu. Umva mvuga imyirondoro yanjye kuva kuri A kugera kuri Z. Ndavuga birangira kimbaje ngo niki waduhaye. Numvaga wana ari ubwa mbere mpageze, numva nta kintu nahatanze, numva ndi mushya rwose muri iryo shyamba. Wa mugabo ahita nkubita urushya aranyogorera mu matwi ati vuga za nzoga mu gitondo wohereje. Kumbise za nzoga zaje hano. Ndavuga ati nahereje inzoga. Tizingana iki? Ati kese ya Mitsingi. Yego mwana wanje, ngo wakoze, ngo twazibonye, ngo kandi ngo turagushimiye. Ati none ngo urashaka iki? Nari natinyutse umutima wabaye nk'ikihebe. Ndavuga ati amafaranga angahe? Ndavuga ati miliyoni 12. Vuga yo nshaka rwose, kuko nahise mbona ari kwisabira, mbona tugeze ahantu umuntu yisabira, mbona tugeze ahantu umuntu ho kwisanzura, mbona nyine nigereye kuri suruse y'amafaranga. Nivugiye 12 numva ngo nta kibazo mwana wanje, titurayaguha. Ngo nitwe duhereza abandi, ngikigaru ureba, umva uca bugufi nkubwire. Ngikigaru ureba ngo nitwe tuyabaha, ngamaze ububaka nitwe tuyabaha, imodoka bagenda muri twe tuzibagurira, ngo mwana wanje ngo nta kabuza, ngo mwana wanje nta kibazo, ngo natwe tuzayaguha. Ngariko mwumva ibintu bitatu ngo utazigera ukora mwana wanje. Umva ikintu kiri kuvuga gutyo mu gikapu. Kirambwira uzirinde kurya inyama z'ingurube. Kabiri, ntuzavuga wowe yakuye. Gatatu, ntuzayatangeho. Uzirinde kugira impuhwe n'ubuntu mwana wanje. Ibi bintu ni ibyawe, ibi bintu uzabikoreshe neza, ibi bintu uzatera imbere, tuzacuruze, uzunguka tuzagushyigikira. Ujye wibera mu buzima bwiza, ubuzima buryoshye,
wibere mu isi ujye ukora ku buryo tukubona tubone kuri uwacu ujye ujya ahantu dukunze kukubona ujye ugendera mu kabari tubakubone ibintu nk'ibyo. Numva ubwoba buranyuzuye kirambwira tihaguruka nonaha ugenda unzanire itabi ikibiriti na buji. Hari mu saa sita z'ijoro nibaza ahantu itabi ndi buri kure kibwira abo bantu bose ngo nibahaguruke bamperekeze. Tuba turagiye turahaguruka igikapu tugisigaho twese turagenda tuzamuka banganiriza. Umusore wa Kimironko ambwira uburyo bamuhaye miliyoni 7 abwira uburyo aho yari hasize nayo ngo baganire n'uwo musaza twaganiraga aho yari hasize nk'indobo irimo amazi. Uwo mugabo wanzanye we yari yamubwiye ngo yitwaze indobo. Urumva bambwiye nza n'igikapu we baramubwiye nza n'akadobo karimo amazi. Ngo icyo jwi riramubwira ngo nagenda ashaka inyama z'ihene. Ngagiye kuzizana yagarutse ngasanga ya ndobo ngo yuzemo amafaranga ngizo miliyoni 7 za mbere no kuyazibonyemo. Inyama z'ihene nizo bamutumye ngagaruka wasanga ya ndobo yuzuye amafaranga miliyoni 7 bamuhaye bwa mbere. Tuzamuka tuganira twibaza uburyo ngiye biri bugende. Turazamuka dusanga botike yose yafunze ko bwari bwije. Dusanga umugabo umwe ugiye gufunga turamwinginga arafungura amuhereza itabi nabyibuka kwa dupesi 3 duhana ikibiriti na bushi. Turagaruka muri bya shyamba turongera turacira ngo turinjiye aho tujya no gusohoka twangiye kwirenza amacha ngo turasohotse nta majeste babe kunkoresha turabikora. Dusubiyo dusanga cya gikapu cyanjye kumwe nari nsize mbisabye nzanye ikibiriti buji n'itabi sanga cyuzuye amafaranga kuva hasi kugera hejuru miliyoni 12 ko nazisabye. Amafaranga nyabonye none numva nusize n'imbaraga zidasanzwe rwose umunezero uba wose numva ndishimye. Igikapu cyanjye sanga cyuzuye amafaranga itabi n'ikibiriti na buji barambwira ijajwi iragaruka ngo nimbirambike hejuru y'igikapu hejuru y'amafaranga. Birambikaho biramanuka biradogera mu mafaranga. Itabi rinda rimanuka nta muntu bikozeho sinzi imbaraga zari manuye bisa nabirambitse hejuru y'amafaranga byo biradogera biramanuka sinzi ho byagiye ibyo bitabi n'ibibiriti. Bo birangira sasa batangiye kunkoresha imihango barangwa ngo kiraho ikiganza cy'iburyo hejuru y'amafaranga. Fata ikiganza cyanjye kiri hejuru y'inote bakajya bambwira amagambo mvuga. Nukuri singiye kubeshyana imbere y'Imana byarananiye kuko byari bikomeye amatiri mari compliqué cyane ntazi ndimi ntazi nkabivuga nkagenda nsubiramo bikananira. Birangira ibyo session irangiye ngo ati shyiramo n'ikiganza cy'ibumoso nacyo nshyiramo ndavuga birangira ko ari nko kurahira ngo sinzi ibyo bintu imihango bari kunkoresha imihango ki. Birangira bambaje ako kanya ngo nonaha guhamagaye wadusanga ikuzimu. Niko kantu kandi ubwoba konyine ngiye gusubiza mitanone ku mutwe ngiye kubona ku kanya mbita mbona ishusho ifoto y'abantu babiri. Hari umwana twabanaga muri ghetto yari umwadeperi akuriye yari umwadeperi we akuriye groupe yo kuramya no guhimbaza bitaga Shiro Worship Team yo muri Kiye. Ubwo abantu bahise bamumenya amazina yese ngombwa cyane ariko ubwo nk'abantu baciye hari abahise babyumva kuri promotion ya 2015 2016 2017 twarabanaga umusore. Mbona ifoto yari kurira. Hari undi musore nawe yarakuriye irindi torero bita Association Vista Agemer yari aba methodiste mu kigo muri Kiye. Nawe yari wicyango gutuziranye twariganye mu gafunzo hamwe nize muri Esiga. Mbona nawe ari kurira. Icyo cyarambaje ngo aka kanya tugwamagaye wadusanga ikuzimu. Numva ngize ubwo bangiye gusubiza mitanone ku mutwe mbita muri foto abantu babiri bari kurira. Bitamera nk'ukangutse bati oya ati kubera iki? Cyari abantu batwari ibintu byabo atari ibintu byabo natwaye muwe mumbabariye mbanze mbibasubiza ko nabonaga abasore bari kurira mitamona kari ikibazo gikomeye mbakoreye mbona bajya bari ibintu nabatwaye mitansubiza ngende ku iyo foto mbonye. Niryo yerekwa rya mbere nagize shimira mwuka wera ko yatangiye kunyigaragariza ko kanya ndi muri ibyo bintu ndimo ndavugana n'abamyuka mibi. Birangira nsubije gutyo birangira icyo kijwe kimwe ngo nta kibazo mwana wanjye ngo nta kibazo ngo n'ubundi gihe kizagira ngo uzaza. Ndavuga ati nta kibazo. Birangira rero sasa Imana itangiye kunyigaragariza mu buryo budasanzwe biciye mu icyo kimenyetso cya mbere. Barambwira ngo uhara amafaranga make ufite hano tuvange ishaya ngaya abone gukora kuko ni imihango yabisanzwe.
ibyo bifaranga byabo ntibabikora, ubisanga ushyire mandi yacu asanzwe dukoresha mu buzima bwo hanze, bigahita byisanisha nayo byose bikaba amafaranga asanzwe. Mu yandi magambo ni nka photocopieuse, kuri ufata urupapuro rwanditseho musare zitanditseho, za zindi zose zitanditseho zigahita zifata message iri kuri rwa rundi rwanditseho. Nabo ni nkuko bigenda muri make tugenekereje, usanga ushyiramo inote y'amafaranga asanzwe, bya bintu byose bigahita byimultiplier mu ayo mafaranga ukizemo. Numva nta mafaranga nsigaranye na tike nta nayo mfite nena nzingo yanyijeje ngo ndahita nyacyura. Numva ari ibintu bikomeye, ari ibintu banyijeje ko ndi buyacyure nze ngo ngiyiwe mu rugo, nari niraye nta mafaranga nazanye. Biranyazo ati nta mafaranga mfite nonaha yo kuyavangisha. Barambwira ati ntabwo ari ikiguzi, ni gahunda niko bikorwa, bisaba kushyiramo dushyirira mandi tukavanga bikahita bigirisha image yayo ukajyana imari yawe. Birangira nyabuze, ariyo ntambwe ya mbere Imana yakoresheje ijya gukiza ubugingo n'ubuzima bwanjye. Birangira bambwiye ngo ejo cyo cyari kwa gatandatu tariki 28, kuko byatangiye kuri 27 ari kwa gatanu, nawe babwiye turi mu kabari bampa gahunda ya mu gitondo ari undi munsi wo kwa gatandatu. Urumva naye ndi muri deal iryo joro ryo kwa gatandatu, bampa undi munsi ngo ejo bwari bavuze ku cyumweru ku tariki 29. Ejo nk'iyi saha saa 6 z'ijoro uzagaruke, kikapu cyawe kirasigarana mwaya mafaranga, uzagaruke kiza amafaranga uzana tuyavange ubundi twari mari yawe. Nuko rero Imana yankijije, birangira amafaranga yacyuye, ariko naye nayabonye yazamutse. Birangira mbuze tike insubizayo, ndavuga ati ndataha gute, mbwira umugabo ati ndamwongorera ibintu uri wanyijije ko nenze ko ndi bubicyure, naje niraye nze na tike nzanye gusa ndataha niki. Birangira bwiye icyo kijwe ati mubyeyi wadufashije ukamaho makeya yo gutega no gukoresha mu iri joro, ibindi akazabitwara ejo. Icyo kijwe kirambwira ngo narebe ngo inote nto yirimo ngo yimpe abari yo nkoresha nka tike ntahe. Umugabo arebamo note nto yarayibona akajyabona ni 5. Urumva birebesha amaso ubona gara amafaranga, ariko kugira ngo be active bisigasaba gushyiramo andi yacu dukoresha mu buzima bwo hanze make yo kuvanga. Birangira sasa abuzi note nto yakajyabona ni note nini gusa. Kiramubwira ngo niba wayibuze kora mutareba random muri uhita umuhereza haguruka agende. Akoramo gutya arampereza, ndebye mbona ni 2. Nyamara wareba yabonaga ari note nini gusa, ariko yakuyemo gutya arampereza mbona ni note ya 2. Nuko twavuye aho ngaho ntayacyuye, igikapu ngisigaho kirimo amafaranga turagenda. Birangira ro bampaye ibyo 2 ndataha. Inzira Imana acishijemo ibohora ubuzima bwanjye, inzira Imana bicishemo kugira ngo ndakorana nabo, ntazakomeza gukorana nabo, nazimenye bukeye bwa kuwo munsi w'icyumweru. Umusore tubana bwa mbere yararyamye ko nasanze baryanye mu iryo joro, agiye kujya mu yereko cyangwa se kurota, zari inzozi zisanzwe ariko ntabwo zari zisanzwe. Agiye kurota ngarota abona aryamanye n'ingurube, ngo yumva ijwi riramubwiye ngo umuntu amuhinkorera amubwira ngo kubita, ngagiye gukubita ngabona ninjye uryamye n'uwo mugenzi wanjye twabwo twabanaga turi 3. Arongera araryama arasinzira. Indi nshuro ya 2 arongera ngabona udusimba twinshi muri supanete tuzengurukamo, ngabona n'ikigurube baryamanye, ngo wa muntu wambaye ibintu by'umwera muhereza inkoni. Ariko bwa mbere agiye gukubita naye nese mbyuka kuko mbona umusore ari kuzamuka avuga indimi, agiye kumfata mu ijosi, duhuza amaso arongera aryama. Indi nshuro ya 2 none azamuka n'imbaraga zidasanzwe, agiye kuniga duhita duhuza amaso, bitancana itara, abona ninjye, arongera araryama. Buke mbiza arambwa ati nukuvuga ngo ubwo wowe waratashye ukimara kugira atangira kurota izo nzozi. Twageze mu rugo ndyamye, watangira kurota ibyo bintu umuvandimwe turyamanye. Abimbwira mu gitondo sasa. Ndagira mbabwire ngo inshuti bakunzi b'Imana, Imana cyangwa se umwuka wera ntago ajya bangikiranwa n'ibigirwamana. Ahantu hose ari umuntu w'Imana uri mu mwuka wera, ntabwo ahantu harimo umuntu urimo abadayimoni yamucika. Imana ishakira inzira igakiza umuntu wayo. Imana itikora selection, umuntu uri mu mwuka w'Imana akagaragara, utari mu mwuka w'Imana nayo ikamutamaza kandi ikamwandarika ikamuta ku musozi. Icyo gihe umusore Imana yese mu imbaraga zidasanzwe itangira kumuhishurira, ariko mu buryo bw'inzozi, kandi izo mpano ntazo arasanzwe agira. Buke yarabimbwira ati narose ibintu bidasanzwe mu buzima bwanjye, nabonye umuntu wambaye ibintu by'umwera minkoni, mbona ndyamanye n'ingurube, arambwira ngo ninkubite ngiye gukubita mbona nimwe, birarangira biza kugaruka bwa 2. Ticyakora ubwo busimba bwo bwaje kugenda, mbona buragurutse buragenda, uwo muntu yabunkubitiye buragenda. Numva ngize ubwo umusore ambwiye ibyo bintu, ariko bari bambujije kubivuga, numva bari bamwe kugira ibanga.
ntumva ijoro rimwe ntago nari kunanirwa mbite mba faible ngo mbite mwimeneramo mubwira ibyo narayemo naho nari mvuye ntarabona imari yanjye birangira ibyo bintu mbyumvishe mbe agaciro ariko numva bitambuza mission ifitiye birangira sasa ndimo ndagenda Imana iza gukoresha umuntu wa musore nawe nabonye ari kurira wari kuri aba Methodiste age mère aza kumpamagara yanyoreje message aza kumpamagara yahise atangira kugira amagereko akomeye cyane akomeye kuri nge ariko ntabyemere arampamagara ndamukupa nyoreje message sinayisura ngo igihungu usanga hari ibindi bintu agiye kumvangiramo kuko nenze kasenga kandi ndari gukunda abantu basenga mu minsi muri iyo periode nanone birangira sasa ashatse ku ngufu aza kumpiga Imana yamuheje ngo ararantu biti kabuga agiye gusengera abarwayi abarazamutse araje rambura twasari biti ni byiza amakuru ni meza ibintu ndi kubona ni ibiki tubimeze biteze tugende kubona uri ahantu ku musozi kwirimbi nkajya mbona uri kuvugana n'amagufa nkajya mbona bari kugutamika bagwakara karimo amaraso ukanywa ya magambo navugaga nakizemo ikiganza cy'uburyo n'ikimoso n'urumoso ni ibintu bari kunkoresha ndi kwakira ibyo navugaga n'ibintu yabaga ndi kunywa ibyo nakoraga nibyo nabaga nakira Imana yimuhishuriye neza deeply akajya ngo ndi kunywa amaraso ndi kurya ibintu by'ibyatsi ibintu nk'ibyo numva ubuzero wagira ngo ibyo arabimenye neza numva yagiye kubivumbura ndamureka navuga ati wapi ndigendera sinshura kabiri umunsi umwe umusore byara yarose inshuro ya kabiri ntambwiye uwo muntu ibintu ari kwerekwa kuri nge kandi ibintu byo kwerekwa sinari mbimenyereye rubana ngira umukatolike nta mbaraga nta experience mbifitemo nta kundana nabo ndasengana nabo mbica amazi ikintu cya gatatu kuwo munsi byari bigeze saa 12 ndi gushakisha amafaranga bujyane yo kuvanga mushiki wawe namubwiye n'ubundi ari kuyanshakira agiye kuyanyoherereza arambwira ngo harya nakubwiye ibintu byabaye mu rugo navuga ati oya uyu munsi haje inyoni nini y'inuma nini cyane bagiye kubona bona yikubise mu kirahure cya shamburu ryamamo ihita yikubita hasi irasesera ihita iryama igwa imbere y'igitanda cyahurara ipfidasambye umva ngize ubwoba tisubiramo ibintu mbwiye ati uyu munsi mu rugo haje inyoni nini y'inuma umaze ku cyumweru kimeto cyambere umusore abimbwiye turyamenye mbica amazi uwo wa kabiri uri kumbwira ngo ibintu ari kwereka nawe mbiciye amazi uwo wa gatatu urambwe ari mu rugo mvuka kabisa background tuvuka na umukatoliki wacu kwivuko numva ngize ubwambwe ngo inyoni y'inuma yapfuye ngo igwa imbere y'igitanda cyanjye ipfidasambye